Nikari. Ese muga. Bagendwa n'ijya. Ibyo byavuye. Ntabwo ubise ibyo. Ni gutya cyangwa ukagira gutya mu gihe bambaye inkweto. Ntabwo bikorwa igihe cyose. Ntabwo byakora n'uko ukagira gutya. Nzazagira gutya. Bagendwa n'iki. Nahita kubaza iby'icyorezo ngo ni coronavirus. Oya kumushinga nyirazungu zigazambika cyane hasi ku nta muntu kiri ubuzima. Ariko njya cyako ntwari kumira muganga ubwo mama arabizi. Oya ntabwo yitwa karina yitwa coronavirus. Ni coronavirus. Ibyo ni byo mubwira. Ariko abaturage babayeho yitwa coronavirus. Coronavirus. None se urashaka iki kuri iyo mpamvu? Yenda jya mubwira nsobanurire ukuntu yenda ifata. Mwebwe mubizi ndashaka kungira inama. Ngiye kuguha amabwiriza rero. Nuyakurikiza iyo ndwara ntizakugeraho. Nanjye niyo ushaka. Icyo cyanzindushye. Ugomba igihe cyose ugiye kuri wese. Urabona niyo mpamvu hano mu biro tuba dufite isabune, tukagira agakombe, tukagira n'amazi meza. Igihe cyose rero ibingibi aya mazi yitwa jibu yujuje ubuziranenge. Igihe cyose rero ugiye kuri wese ufata no mazi ugusuka amazi muri aka gakombe. Yego. Ugakaraba neza n'isabune. Yego. Ukaraba se ubizi? Ndabizi. Nabyumvise. Cyangwa n'ibimwe byawe? Nabyumvise. Ugakaraba igihe cyose kandi ntabwo ukaraba umeze gutya. Iyo urangije gukaraba ugira gutya intoki zigakamuka ntabwo urangiza kunoba. Ubundi imyanda yaturutse aha ngaha yaturutse aha yose nabikora mu kiganza. Nabyumvise. Noneho rero igihe cyose ubyutse ubundi ugomba kwiborosa 3 ku munsi. Kwiborosa urabizi? Nabikora nyine ndabibona. Nabyumvise muga nabyumvise. Ariko si inama naguhaye ngo cyose uracyazi. Nabyumvise yego nabyumvise. Tinizi. Ijambe. Ufata uburoso nyine ukiboroshesha n'amazi meza n'isabune. Ibyo ntabwo nakubwiye ko ari amazi meza. Uzi umuti w'amenyo? Ni umuti wo gukaraba intoki ntabwo ari umuti w'amenyo. Nabyumvise nta kibazo muga nta kibazo. Icyo ndizera ko icyo cyakemutse. Ikindi kibazo muga ikindi kibazo. Ureba umpaye nk'ino miti nakanyigura kawaganda waragi ukayishomesha n'amazi n'inzoga yo mu icupa. Mvira suko yako. Ukavanga na mvira suko wako. Saa ukora sana zigafata coronavirus zikayikira gateze kayi. Tamba zikayica nabi. Nuko niko wabayeho. None se iyi nzoga ivura iki? Ushobora gukoresha buno wigira muri nta kuri buhari. Ahubwo ugasanga bisere kwica ntabwo yamupfana none ndabitinya mugaya. Kuki uri gushaka kwikorera umuti wawe? Uyu muti wawe ujuje ubuziranenge. Kunywa inzoga kuko yenda wowe wabimenyereye ushobora kunywa gake cyane. Ariko ntukamuresha imiti. Imiti uyikoresha amazi meza n'isabune. Oya amazi meza. Amazi meza. Tuzagira ngo kuko nahoze mubwira isabune narinyereshye. Yego nabyumvise muga nabyumvise. Hari ikindi kibazo ufite? Ikindi kibazo. Ko numva hano handiye ngurudebe. Ubwo se ugiye kwivugisha ko ari iki cyorezo cyakugeza? Muga ndekura. Waramugira inama gasito gakorane none ibintu nkorera ibiki cyangwa sinzi ubwenge naraza igaho bikomeza ngene ntama numve humura njyewe nta ndwara mfite kuko njyewe nambaye imyenda yabugenewe. Yego ndabikambyemeye ko muri dogiteri kazabona gutyo nguye n'umuntu wite wiruka ngo bya binini mwamaze kera uraje nuko nimba bimaze n'imyaka ine mwarabitaye uhise tugenda ubumira ugomba guhita uza hano kwa muganga. Yego nabyumvise nzi kuko kuvuga byinshi ntabwo ari icyo cyatugirira akamaro. Jyana iyo nama nguhaye ugenda ubwira abo muturanye bose bagira iyo nama. Ikibazo nawe muga amazi meza ngo ni jibu nabibonye jibu. Ikindi ngo yibirwa amazi meza. Ikindi ubwo ngenda bimenye kwirinda coronavirus igenda yirinze ubwo umugore wawe ndagira mu rugo bitamuhindanya cyangwa igihanda kiwe nagaruko yibana nagaruko bimeze. Ugomba kugenda umugore wawe ukamwumvisha akamenya kwirinda.
kugira ngo bitazabasha gupfa nawe byakugiraho ingaruka mukabana ariko mwese mukirinda umwe nta